nuko rero Marsha wenda ntago ndi bujye kure kuko n'undi tuzajya tuganira kuri byose ku makuru ahari cyangwa se agenda avugwa tujye kubona tubona minisitiri yahindutse bamwe batise Dr Ngirente yego ko ari umuhanga ari umugabo wabonaga rwose ukundwa ndetse navuga ngo ufite ubunararibonye muri ibi bintu ati byabigenze bitubona ko ibintu byabaye navuga ntabwo biri kuvugwaho rumwe bamwe bati yari umuhanga abandi bati babona agiye kwimurirwa mu yindi mirimo kugira ngo iyo migi yitabweho bitandukanye n'uturere ibarizwamo yigira uko yitabwaho by'umwihariko ibyo ntabwo birakorwa urumva yego hari icyemezo kigeze gutorwa na kabineti kandi ni ku butegetsi bw'uyu Edward cyo kumurikira imihanda yose migari y'igihugu iyi mihanda ya amariteri y'imihanda ahuza intara gushyiraho éclairage public uretse uwa Musanze nta handi hantu nzi hari éclairage public ibazo uri mu muhanda wa Musanze iyo uza kuba nk'ikitegererezo imyaka 20 irashize umurikiye nta wundi muhanda uhuza intara umurikiye amatara kandi icyo cyemezo cyari cyatuwe na kabineti genda kibuka sinyamisi ko ntumvise kumurikira imihanda yose iyi mihanda minini cyane n'uriya muhanda uvanya Gataro ujya Kibungo ujya Rusumo uriya ministre uyu wagarutse muri infrastructure Jado uwihanganye awutangiza yavuze ko uzaba uriho amatara nagenda yanyereka ahantu aherereye igenda kijya imbere so nicyo ngicyo kandi technocracy nyinshi kino kintu ndakivuga gica akarongo technocracy ibaye nyinshi gukoresha ubwenge bwinshi mu gutegeka no kuyobora abaturage bikaba byinshi rubanda rukaba rutakubona hafi we either ngo rubisobanurirwe ushaka kuzana umusoro mwiza uriya musoro muri Kenya wateza ibibazo mu bagenzi mu Gen Z nta musoro mwiza Kenya yari kuzagira uretse iriya bili yari yategeko kuko yari bili itegeko igira ngo ikure umugogoro w'umwenda kuri Kenya mu gihe kizaza Kenya izabona ukuntu yishyura amafaranga abantu baruhuke ntiwateje ikibazo ikintu kiza gishobora guteza ikibazo kuko utagisobanuye uzajya ubona Rwanda Revenue ifunga igira gute ubona abandi bafunga bagira gute ariko ubibira ko bihagije biriya umusoro kushobora kuzana mwiza w'amashuri uzubaka imihanda uzubaka amavuriro iyo ni technocracy politically utakora vulgarisation y'iyo tegeko irikanguka bikibazo guhuza ubutaka ushobora kubizana abantu utababwira ukuntu ko ugiye wihingira akarima kawe wenyine bitazazamura agriculture ntibabyumve kandi nyamara nta guhinzi bwatera imbere mudahuje ubutaka mu gihugu gifite ubutaka buto nk'ubungubu kuko vulgarisation politique siyasa nicyo kintu gikora muri rubanda ibyo ukora byose wabikora ukakora n'imihanda inyura mu kirere ariko abantu bakayibona nk'imihanda inyura mu kirere ko batazi ibyo ari byo yego so ndatekereza ko amadini yarafunzwe abandi basobanukiwe kuki amadini afungwa gutya urumva so ushobora kuzana ku ngoma ya Ngirente ubona ko hagiye hafatwa ibyemezo rubanda rutegerewe hoteli zafunzwe ibiki n'iki byafunzwe gufunga buri munsi ibintu nicyo kintu gikemura ikibazo hari itegeko bavuga ko rishobora kuba ari biri itegeko nayo ntazi niba yaranogejwe tije ku bantu batarimo muri gahunda ya genocide yego donc ukora ikintu ukora imirimo simburagifungo utahe mu rugo kandi byavugwaga ko iryo tegeko ryari korohereza ubucucike buri mu magereza ariko Sandrine hano mu Rwanda akantu kose no gufunga urumva buri nguni na buri kantu sinzi no kubatandukanya uri wafunzwe ne buri ni buri kantu uri no buri kantu byibushye yego akantu kose bituntu nka buri afere nka za buri kantu kubita muri gereza ibyuma batwambikaga muri covid babyambitse abantu bakoze ibyaha kutashobora kurenga ahantu location bagushizeho wambaye uriya ukiriya cyuma ariko ukakomeza ukikorera deal zawe ukazambura igihugu urumva so uretse no gufunga feri rero no gufunga abantu bimaze gukabya ntaga kantu kose ugafungira itegeko rirahari umucamanza afite uburenganzira gafaranga afungagira gute cyo gusa ibintu bya gafaranga numvise ko birimo crime kandi ngo crimes wenda simbizi zifitwe ziburanishwa ntabwo n'umunyamategeko ariko ubona abantu basigaye batinya no kunyura ku magereza n'iki byose ntabwo bikwiye rero ubwo PM uzaza nakorere mu ngata uyu nguyu izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutuma izi modoka bigoye
nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. bakunzi bacu badukurikira umunsi ku wundi turabasuje cyane abakurikira Gasaro News, ndetse nzi neza ko muri benshi mudukunda nk'uko byari bisanzwe tubagezaho amakuru. Ni nyuma y'uko rero benshi bati ariko se mwagiye mutugezaho n'amakuru ya showbiz, ubundi ukazana showbiz uti ibi none biki Gasaro atuzaniye. Uyu munsi rero twabitandukanyije kugira ngo mujye mumenya amakuru umunsi ku wundi, ndetse mumenye ngo amakuru ya Gasaro turakura hehe, yaba ya politike ndetse na ya showbiz. Siko bimeze bwana Mashari? ko bimeze Badushyigikire pe, badushyigikire. Hano bazajya bahasanga imikwaju ya politike n'ibijyanye nayo, kuko politike nayo bigira ingero nyinshi. Ubwo nyine ushaka showbiz akomeze kuri Gasaro TV. Nibyo ngo ko dusurana, ko duhuza imirongo, nabyo tuzabikora. Byose birashoboka, byose birashoboka rwose. Umerewe gute? Ntabwo merewe nabi, ntabwo merewe nabi kubera ko uko biri kose no kuba nje gutaha ino cano no murongo, ubwo urumva ko nabyo harimo akantu. Uri uwa mbere. Ndo wa mbere buriya hari ushaka kwinyabya nkagira uko nigenza. Ndahazi. Uri uwa mbere kabisa ebana barsha. Baze. Uri number 1. Baze hano kugira ngo tujye tuvuga politike. Hari ikintu ushaka kubwira abantu badukurikira hano. Hari igihe politike kera turi bato yitwaga ngo ni politike. Umuntu yavuga ati Gasaro n'umunyapolitike, akaba kwisa umunyamatiku. Yego. Ariko reka nkubwize ukuri. Abantu bakunda politike n'ibijyanye nayo, ikibintu gusa nuko bahura na byinshi bitanoze. Yego. Bitanoze, bibeshya, bica abantu intege, cyangwa se birimo sinzi uko nabyita. Hari abagerageza kwitiranya politike bakumva ko nyine ni amatiku. Ariko politike ntazagira ugushuka. Yego. Jewe ndibuka aho njya gusaba ama service ntubibonera. Iyo ushaka gukora save y'abakurikira politike ku giti cyanjye, nyihera nk'iyo ugeze nko muri company nini cyane. Urumva? Yego. Ugasanga sinzi ngo ni bangahe ku ijana, ariko barakubuzi kandi tubibona no muri statistike z'ibyo dukora. Ariko yakumenya gute adakurikirana ibiganiro byawe? Ntabwo bishoboka. Kandi bakakubwira ko bibanyura. Gusa ntabwo abantu bose bahawe impano birumvikana, kandi cyangwa se ntibagiye muri iyo kariyeri yo kuyitungura mu kanwa ngo yivuge d'une façon verbale. Yego. Ariko abantu bakunda politike none abanyarwanda bo inkuru za politike n'intambara. Ndibuka ndi muto iwacu twagiraga radio bitaga Nationale Panasonic. Yego. Kandi iwacu habaga ibintu by'amakuru byinshi, bitabo, ushaka ibitabo yazaga iwacu pe, ibitabo byinshi twagiraga kibiza nka bibliothèque mu nzu kinini cyane cyo Mozart Courrier International. Natangiye gusoma ya Jeune Afrique ndi muto ndi umwana. Aba ba Sudan, ba François Sudan ndabazi ndagapeti. So bakaza kuvumba amakuru y'intambara ya Iran na Iraq, amakuru aya ba Saddam yo nayavuba ntabwo ari ayakera, ntafashe imyaka 40 ngira ngo. Ariko amakuru bavumbaga nayahe? Nayi ntambara no kumva amakuru ya politike. Aho bigeze. Urumva ko ministre w'intebe bamuhinduye uri abiri gusa. Urumva? Yego. Kubera iki ko twabonaga gutya na gute kubera iki? Uri yase uje aje gute? So ibyo bintu abantu barabikunda kubyumva, n'uburenganzira bwa buri wese. Noneho ngo story imwe muri Amerika niba ari Wisconsin simbizi. Ushobora kuba Wisconsin nzacekera ndebe. Hari leta muri Amerika umwana wabo avuka akiri kwibere. Yamara kugera ya minsi 1000 bagatangira kumutongera politike. Ngaza ava umunyapolitike mwiza. Iyo leta ngiyo ugiyemo kayitsindwamo ubuzi kuhiye. Kuko n'umwana waho ko abandi badunda umupira wa basket wadunda politike. Umwana muri primaire watangiye kumenya politike y'igihugu cye. Yego.
ku buryo umuntu ushaka kwipima ati niba ndi Trump Kamala Harris ndamugenza gute wicisha aho ngaho ngo urebe ko bagufata iyo bagutoye abandi bahita bakurikira izindi donc bahita izindi zitazikurikira iyo ngiyo batubwo muri no state babonye gutya na gutya na gutya nuko rero Marsha wenda ntago ndi bujye kure kuko n'undi tuzajya tuganira kuri byose ku makuru ahari cyangwa se agenda avugwa tujye kubona tubona minisitiri yahindutse bamwe batise Dr Ngirente yego ko ari umuhanga ari umugabo wabonaga rwose ukundwa ndetse navuga ngo ufite ubunararibonye muri ibi bintu ati byabigenze bitubona ko ibintu byabaye navuga ntabwo biri kuvugwaho rumwe bamwe bati yari umuhanga abandi bati wabona agiye kwimurirwa mu yindi mirimo mbese wabonye yuko kuba yahindurwa bishobora kuba wagira ngo ni igitangaza ku bantu okay Gigi ntabwo ndi umwevaluateri wa guverinoma bafite abayibabaza nk'inteko ishinga amategeko niyo muri babaza inshingano zabo yego guverinoma ifite inshingano ariko ntekereza ko inshingano gifiteho ntabwo ari nyinshi nubwo ugenda umunyamakuru mandebe biba itangazamakuru naryo ni fourth estate nabwo n'ubutegetsi bwa kane kandi guverinoma na executive nayo iri mu butegetsi bugize igihugu so ntabwo nakubwira ngo ubuzima bwa buri munsi bw'umuministre w'intebe nabumenya ngo bubize gute ariko birebera nanone igiti kimenyera ku mbuto zacyo yego igiti kimenyera ku mbuto zacyo no ku mashami yacyo no ku tubuto twacyo no ku mababi yacyo uko igiti kigaye ngira ngo ukirebera kuri ibyo byose maze kuvuga haruguru hariho nk'urugero ibyo hari comment dukunze gukora nk'iyo habayeho impinduka mu butegetsi mu nzego z'ubuyobozi yewe mu turere babyita ngo ni Tour du Rwanda urumva kandi iyo ni filozofi ya mbere nishaka guhuza n'indi ya kabiri bukubwire bikavuga ko izibana ntazibana zidakomanya amahembe ubwo urumva ndagena sasira cyo ushaka kuvuga abandi bakakubwira ko nanone ku ibyo bibaye kenshi biba bigaragaza ihuzagurika mu mitegekere so ubwo ufashe 50% hose wabonamo kuri gute se ubundi abameya bashobora gutorwa n'urugero uko ari 27 ukazabona abazasoza manda zabo ni nka babiri cyangwa n'umwe hakaburamo n'umwe hanyuma n'ujya kubyita demokarasi kubera ko habeho turu nyinshi bakavaho ntabwo ndi bubyumve umbwiye uti abashoje ni 12 ntabyumva nkavuga abandi basigaye bazasoza ni 12 yego kuko jewe icyo genda kubwira ngo ntabwo wahayarinze neza sibyo cyangwa bo ubwabo ntabwo babubahije inshingano neza rero ntabwo iyo nka Tour du Rwanda for instance guhindura abategetsi n'abayobozi ntabwo ari bumbwire ngo ni c'est une chose positive in fact ari kitagenda nubwo jewe ntashobora kukimenya kereka uko investigative story nabwo wabimenya cyangwa se agatinza kazaza namenyo ya ruguru ntabwo wamwira ngo PM yakubaho kubera sigise yiwe kuko ntawe ubadirisha ikipe itsinda cyangwa umukinnyi utsinda ngajye kuri bench ntago bikunda gusa nanone kuri Dr Edward niwe wa kabiri mu ministre w'ubutegetsi b'intebe mu Rwanda utegetse igihe kirekire bose uko bangana ko ya 10 ngira ngo ubu uyu wa 12 kuva u Rwanda rwabaho ngira ngo ni Bernard Makuza wategetse imyaka myinshi hafi 10 nibitarengaho umwe uyu nawe yaramaze almost 7 gutyo in fact tubona ko icyo cyonyine muri palmarès y'abaministre b'intebe mu Rwanda ntabwo kuko ntabwo wakirenza ingohe urumva yego ntabwo wakirenza ingohe so nasanga nkushaka kubisasira muri rusange ariko none tujye kuby'umwihariko uyu mugabo aza kuyobora ministeri y'intebe ya primature ni imwe muri edifice zikomeye mu gihugu mu nyubako zikomeye z'igihugu zikomeye cyane reka tunavuge ko yatangiriye mu yari ishaje akajya mu nyubako nshyashya niko bigenda burya nta urabizi no kurelocating ukimuri ibiruka bijyana mu bishya ibyo ubwabyo nabyo nibigwe iyo bije ku ngoma yawe nyene akora muri primature nshyashya inzu nziza cyane ibyo byose birebaho n'ubwo umuntu yakubwira ngo inzu zubakwa ngo n'ikigo kibishinzwe ariko byose birebaho kuko ibyo nabyo birafasha nzi neza ko muri affaires za leta mu byo bita ama evaluation leta ikunda gukorera ibigo bitanga services za leta infrastructure bayitindaho
Yego. ndibuka nko muri minisante bayitangira n'amanota menshi gusanga ibikuta bikubye bisa neza, inzugi zikinguka, amadirishya afunze, ibirahuri birimo. Wari ubizi ko biriya minisante iza kubireba hangira ngo buri mezi 3? Ni example ntaze k'ikigo nakoreye. Ntago ari minisante yonyine rero. Urumva ni by'inyubako leta biri mu mboni zayo ko ni ibikorwa leta remezo bya leta. Cyo ni kimwe yimuye office yishyira muri office nziza imeze kuriya. Ariko uyu mugabo aza bavuze ko ari umutekinokrate. Kandi reka nkubwize ukuri, technocracy ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi bwibanda ku bikorwa kandi bikoranye performance iri ku rwego rwo hejuru. Birimo tekinike, birimo science, birimo kimwe cyose byibanda ku bumenyi. Urumva? Kuko nkeka yuko iyo tuvuze ngo yaje mu technocrate, difference ya technocracy ni iyihe? Usanga umuntu ashobora kumenya ibyo mwita ngo ni siyasa, igipindi, politike, umuntu akaza akakuturaho amagambo nka miliyoni 100, igikorwa kakibura. Mu yandi magambo, uyu ni umugabo tutajyaga twumva amagambo ye, ariko tukabona ibikorwa bye. Ku gihe ari premier ministre, ibitaro byarubaswe, imidugudu irubakwa, imihanda irubakwa, ikibuga cy'indege kiri mu nzira. Urumva? Yego. Hakaba ariko n'amadiri yo ku rwego rwo hejuru. Uyu mugabo yaje avuye muri Banque Mondiale, buriya nabonye iriya Europe paper yandikiye Loni ayereka yuko u Rwanda ruri ready kwakira ibiro bya Loni byo muri Nairobi. Nureba Sandrine, ntago ari umuntu uva gukinisha rwandiko no kutekereza ubwabyo ko papuro wateraga papu igihugu nka Kenya mu karere kitarimo intambara, kitarimo amakimbirane, ngo uvuge uti ni Somalia, ngo uvuge uti ni Sudan yashwanyaguritse, ngo uvuge uti ni patati patata, kitabamo umutwe w'ibyihebe, ngo ujye ni umujyi ukomeye kurusha uwanyu, Nairobi rusha Kigali kubikomeye, ngo utangire gutekereza gutyo. So ibyo no kukikwereka ko ntabwo muri technocracy ya Edward Ngirente yatinyaga just ibyo thinking big, gutekereza ibintu birenze ibyo nashobora gutekereza. Ubu turimo gutekereza kugira umuriro w'amashanyarazi uturuka ku imbaraga za nucleaire. Yego. Kubera ko nubwo icyo nkivuze nk'igitekerezo kandi umuntu akabona ko kubikurikirana, ntabwo nkivuze nka success ya Ngirente. Uno urebye NST1 na NST2 turimo, ubona ko ikigero abantu bavugaga ko leta avuga ko izageza amashanyarazi, ntago amashanyarazi yagenze uko byagomba kugenda, ndetse n'amazi, kandi nta gihugu gishobora gutera imbere kidafite ibyo byombi. Hari inganda zitakorera hano buriya kuko amashanyarazi dufite ataziterura. Wumvise case yabaye muri Chateau Romarara. Kimwe mu bintu bashinja Chateau Romarara ni kupira y'amashanyarazi, kandi kupira y'amashanyarazi tizambya byose kubera ko ngo abantu bagiye bajyana sound iremereye, amatara y'izuba atakoresha, agiye no kugerageza bikora iminota 45. Iyo ni insida ubwayo yo kubura amashanyarazi mu gihugu. Yego. Kandi byari bizwi ko bazakora ibishoboka byose amashanyarazi akagerwaho. So ubwo rero afite ibyo ashobora kuba ataragezeho, birimo nk'aya mashanyarazi narimo kuvuga haruguru. Reka tuvuge ku mashanyarazi. Ku mazi hari ikibazo gikomeye cyane, kandi n'imyubakire y'imijyi, nk'imijyi yunganira Kigali, uretse Musanze igenda itera imbere, indi mijyi yaraguye hasi. Indi mijyi yaraguye, havuzwe byinshi by'ukuntu guverinoma yagomba gushyiraho ubutegetsi bugenga imijyi yunganira Kigali bwihariye, nk'ibi tubona bya City Council hano Kigali, kugira ngo iyo mijyi yitabweho bitandukanye n'uturere ibarizwamo, yigira uko yitabwaho by'umwihariko. Ibyo ntabwo birakorwa. Urumva? Yego. Hari icyemezo kigeze gutorwa na cabinet, kandi ni ku butegetsi bw'uyu Edward, cyo kumurikira imihanda yose migari y'igihugu. Iyi mihanda ya amariteri y'imihanda ahuza intara, gushyiraho éclairage public. Uretse uwa Musanze nta handi hantu nzi hari éclairage public. Ibazo uri mu muhanda wa Musanze, iyo uza kuba nk'ikitegererezo imyaka 20 yashize umurikiye, nta wundi muhanda uhuza intara umurikiye amatara. Kandi icyo cyemezo cyari cyatuwe na cabinet, genda kibuka sinyamisi ko ntumvise kumurikira imihanda yose. Iyi mihanda minini cyane, nuriya muhanda uvanya Gataro ujya Kibungo, ujya Rusumo, uriya ministre uyu wagarutse muri infrastructure Jado Uwihanganye, awutangiza yavuze ko uzaba uriho amatara, nagenda yanyereka ahantu aherereye. Urumva? Yaheyeho kajya kireke yageze mu tujyi gusa nkakira mu Ruzi, akagera mu Kajye nkane nkakizigurwa cyira amatara 5 na datemwa gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. So ushobora kureba ibyo yakoze ni byinshi, ariko ibitarakozwe bikenewe ni byinshi. Ariko ikindi nashaka kuvuga none natangiriyeho muri Afrika, urumva? Yego. You have to be popular. Technocracy ntabwo ari ibintu byacu, bira ibintu byacu neza. Ngwino umuteknokrate ariko ugenda muri rubanda. Inshuro wigeze ubona PM ari muri rubanda ni nkeya. Simfe ngo nuko izindi nzego zibishobora. Urumva? Perezida Kagame ajya gusura abaturage muri presidential outreach, turamubona asura abaturage baganira.
ariko ntabwo nzi neza niba uko government iba yubatse ibyo bibujijwe ko na PM wamubona ari muri rubanda mu baturage. Yewe si uko atabasuye na rimwe, ariko uyu mugabo nyine wavuga ngo ari timide, ntabwo akunda kuvuga ibintu byinshi, avuga bike agakora byinshi, hamwe n'itsinda baba bari kumwe, ariko ntabwo yari umuntu wo muri rubanda rugufi rwose. Ikintu tukivugisha ukuri, reba ku butegetsi bwe ibibazo bya motari byarazamutse, urumva amasiranse arazamuka y'amoto, iki n'iki, harimo kuvuga n'ibindi bigenda kwaduka byo kubakorera controle technique kandi bizaba bihenze, urumva imisoro, inflation, ifaranga ryatakaje agaciro ariko no ku Rwanda mpuzamahanga niko bimeze. Iby'u Rwanda ryanihagazeho ugiye kureba. So uyu mugabo ni umukozi mwiza yari umukozi mwiza w'umutekinisiye, ariko Afurika iracyakeneye umukozi mwiza w'umutekinisiye, urumva ari kuri populaire, wa muntu ushiringa, sibyo? Ugeze umwana muri Kafuride gisi ndamubonamo, sibivuze ko atagiye ariko sinyamubona, mbonamo muzehe pike, ntabwo njya mubona pe, no mu miganda nayo hose se kenshi. Niba ahora ku mashini, niba ahora ku kazi, ariko abadiringa ibintu bikomeye byanze bikunze, kandi ibyo bikomeye byubaka igihugu. Za Visit Rwanda zarazamutse. Sinzi uyu mugabo ni 50-50, ntabwo rubanda rugufi rwose rwapfa kumubona, singiye kukubeshya, urumva. Ariko ubwo ngiye nkavuga ko faze y'iyo technocracy ishobora kuba maybe ikintu kimwe bashaka kugira ngo nayo ise nk'igenda gahoro hazamuke ibintu byo muri rubanda, urumva. Cyangwa se yabazanya bakavuga ati ahubwo naza musubirire bayanforcing nk'uwaforcing umusumari mu rukuta, akomeze no technocracy, kuko uyu nawe n'umuteknokrate birashoboka, ariko tuzayimenya amaze uko igihe kigenda kijya imbere. So ni icyo ngicyo, kandi technocracy nyinshi, kino kintu ndakivuga ngica akarongo, technocracy ibaye nyinshi, gukoresha ubwenge bwinshi mu gutegeka no kuyobora abaturage bikaba byinshi, rubanda rukaba rutakubona hafi, we either ngo rubisobanurirwe. Ushobora kuzana umusoro mwiza, uriya musoro wo muri Kenya wateza ibibazo mu bagenzi, mu Gen Z, nta musoro mwiza Kenya yari kuzagira uretse iriya bili yari yategeko, kuko yari bili itegeko igira ngo ikure umugogoro w'umwenda kuri Kenya. Mu gihe kizaza Kenya izabona ukuntu yishyura amafaranga abantu baruhuke. Ntiwateje ikibazo, ikintu kiza gishobora guteza ikibazo kuko utagisobanuye. Uzajya ubona Rwanda Revenue ifunga igira gute, ubona abandi bafunga bagira gute, ariko ubibwira ko bihagije biriya. Umusoro kurwa kuzana mwiza w'amashuri, uzubaka imihanda, uzubaka amavuriro, iyo ni technocracy. Politically utakora vulgarisation y'iyo tegeko, irikanguka bikibazo. Guhuza ubutaka ushobora kubizana, abantu utababwira ukuntu ko ugiye wihingira akarima kawe wenyine bitazazamura agriculture, ntibabyumve. Kandi nyamara ntabwo ubuhinzi bwatera imbere mudahuje ubutaka mu gihugu gifite ubutaka buto nk'ubu ngubu, kuko vulgarisation, politique, siyasa nicyo kintu gikora muri rubanda. Ibyo ukora byose wabikora, ukakora n'imihanda inyura mu kirere, ariko abantu bakayibona nk'imihanda inyura mu kirere ko batazi ibyo ari byo. So ndatekereza ko amadini yarafunzwe, abantu basobanukiwe kuki amadini afungwa gutya, urumva. So ushobora kuzana ku ngoma ya Ngirente, ubona ko hagiye hafatwa ibyemezo rubanda rutegerewe. N'uyu nguyu naza akabikomeza gutya simbizi, ariko abantu begereye rubanda bababwira ibyo bagiye kubakorera, kuko nta kibi kiba kirimo, kandi simbona impamvu yo gutinya gukora mobilization n'ikintu cyiza. Ikintu ari cyiza mwakwegereye abantu mukakibabwira. Idini ryafunzwe, ibiki byafunzwe, hoteli zafunzwe, ibiki n'iki byafunzwe, gufunga buri munsi ibintu nicyo kintu gikemura ikibazo. Hari itegeko bavuga ko rishobora kuba ari biri itegeko, nayo ntazi niba yaranogejwe, yatije tije ku bantu batarimo muri gahunda ya genocide. Donc ukora ikintu, ukora imirimo nsimburagifungo, utahe mu rugo, kandi byavugwaga ko iryo tegeko ryari korohereza ubucucike buri mu magereza. Ariko Sandri, hano mu Rwanda akantu kose no gufunga, urumva. Buri nguni na buri kantu sinzi no kubatandukanya. Uri wafunzwe ne buri ki ni buri kantu, uri no buri kantu byibushye. Yego. Akantu kose bituntu nka buri afere nka za buri kantu kubita muri gereza. Ibyuma batwambikaga muri Covid babyambitse abantu bakoze ibyaha, kutashobora kurenga ahantu location bagushizeho wambaye uriya ukiriya cyuma, ariko ukakomeza ukikorera deal zawe ukazambura igihugu, urumva. So uretse no gufunga feri rero no gufunga abantu bimaze gukabya, ntaga akantu kose ugafungira, itegeko rirahari,
umucamanza afite uburenganzira. Gafaranga afungagira gute cyo gusibira ibyo gafaranga numvise ko birimo crime kandi ngo crimes kandi crimes wenda simbizi zifite ko ziburanishwa. Ntabwo ndi umunyamategeko. Ariko ubona abantu basigaye batinya no kunyura ku magereza n'iki byose. Ntabwo bikwiye rero. Ubwo PM wundi uzaza nakorere mu ngata uyu nguyu arebe ukuntu ibintu biri cini donc bya rubanda batumva babisobanurirwe ibyo bumva barushaho kubisobanura ariko nta kintu kizasimbura icyo twita mu rurimi rwacu usanga ku mihanda siyasa ngo gutera umuntu siyasa mubwire umusoro umukure ariko yabyumvise natabyumva wumvise siyasa byumvisha undi sibyo ako kuza ufite n'akajaketi kanditseho inuze n'ingufuru utwaye mu ntoki ibyo ngibyo rwose ntabwo byavamo. Hari ibyo umuntu wita Dr. Ryarasa aherutse kubona yandika avuga uburyo kinga abazunguzayi bano bantu bacuruza ibintu byo hasi ibyo byo ku mitwe bazengurutsa ngo nabo bari mu bafasha ekonomi z'ibihugu. Ikani imagine umunyabwenge yakubwiye gutyo uriya mugabo n'umuhanga ko burya nubwo bazunguza ariko bafasha mu ruhererekane rw'amafaranga muri ekonomi y'igihugu. Urumva mu gihe hari umureba urimo umukuzaho imodoka yanditseho ngo isuku n'umutekano ni ukuvuga ngo ufashe umuntu nkongura uterujugunye hariya ukuyeho umwanda se muri make ntawe wita umwanda ariko nicyo ndimo kwibaza kuki bahigwa n'isuku n'irondo barimo guhungabanya umutekano kandi undi bumbone izuba arimo ko arimo kuzamura ekonomi. Ntawakwemera ko abantu bajya kuzunguza ngo usange ubucuruzi bwabaye potopoto ariko hari understanding ugomba no kumva irimo gushakisha uwo muntu. Hari na encouragement wagombye kumuha kuko atunze abana kandi utatunga utagaburira. Urumva ntabwo wamutungira abana rigari tukicaye akarongo arimo gushaka kugura atunga abana natabatunga baraba mayibobo bazakunaniye kuzijera sibyo. Natabatunga gutyo arajya mu buraya nabwo ni ikibazo. Noneho urumva ibyo byose bikorewe habayeho uburyo government yegera abantu uretse na Dr. Ngirente ubwo n'abaminisitiri baramutereranye reba nk'iministeri ya Minaruka ubu ngubu mu mwaka umwiza wa ministeri batatu kandi imagine niyo ministeri ikomeye mu gihugu ministeri ziri clear mu gihugu uko byagenda kose iri mu ministeri nk'atanu akomeye iriza muri key ministries nk'eshanu. Urumva ujye muri Minedike yo barimo gushyiramo imiyaga ibigo nka Wasake byananiranye bahora babaza amafuti bikora ukabona nta bisobanuro. So mu ijambo rimwe ni ibyo ngibyo navuga bigaragara ko ashobora kuba ataragezeho ariko ibyo yakoze ni byinshi kandi ntabwo akora wenyine ariko uyu nguyu ejo nashyiremo agatege turebe nibura ko ibyo twavuze umumeya twajya tugira nk'abameya y'icya kabiri barangiza manda abazunguzayi utajya uko uvuga ngo nubatse isoko ry'abazunguzayi ngo ushyireho imisoro badashobora kwafodinga muri rya soko yitiriye abazunguzayi imisoro w'umuzunguzayi urenze igishorashora kandi ukanamenya ko bazagenda bagaruka buri mwaka ni rotative ntabwo uzabarangiza buri mwaka nabo ni batch y'abandi bashyashya baza ku buryo ya politiki yitwa dusoko yagombye gukora nka politiki irambye y'igihe kirambye kuko n'ubu ntibazavaho wakemuye icyabari ya gihumbi ejo hazaza 200 ushobora no kuba uburyo bikemura aribwo buzana n'abandi batinanye ngende nanjye bazanyemurira ikibazo sibyo. So hakorwa byinshi hakorwa byiza ariko bujya nubwo kaba kamwe kadatunganye kaba gakwiye kunonosorwa. Uyu mugabo Justin Nsengiyumva naze tumurebe nawe ariko bujya gusimbura umuntu w'umuhanga nka Ngirente biragoye bisaba kuza ufite imbaraga nawe yego gusimbura ni nkuko waba uvuga ngo ugiye gusimbura Cristiano kuri attack ukaza upacapaca n'ikindi ntabwo byakunda ugomba kuza ukorana imbaraga ubwo tuzamurira mu mbaraga ze rero ariko aze nabwire hari program ya White House bita Doji urumva yari kuri na Elon Musk yo kurwanya birokrasi abategetsi bave mu biro bajye kuri tere bajye kuri tere coga mijya kubavuga ngo iki kiraro cya Nyabugogo ngo kizaba cyuzuye n'ikiriki kugeza ubwo Museveni ajya kunyura ku Ndagara yagombye kunyura ku kiraro bajye kuri tere barebe birifiza bure koko iki kiraro mu perezida zakinyuraho abaperezida bakinyureho kigitogota isimita ruma ariko muri park bajya babaza abantu kuvuga ngo aha ngo hahinzwe umuceri hari ishyamba ese ishyamba ryahinzwe umuceri ni example. So mu bintu bindi ntabwo nzi kazumva kino kiganiro ariko aguma no kucyumva uriya PM ibiganiro nk'ibi barabyumva bave muri biro bajye kuri tere gukorera abaturage hari amazu bayakoramo iki umuntu afite PS ntasigare mu biro umuntu afite ikindi cyangwa PS nagende vice versa. Urumva abantu birirwa mu biro bakoramo iki buriya ministeri ifite ministeri ifite ministeri wa leta ifite buri mwe wese usoza kuri ino ngingo ya PM nabonye ibigo nka RDB I think byabaye cabinet member. Urumva abantu bashobora kuba muri cabinet n'iki ku rwego rwa ministre
ariko niba abanyakubahwa twumva n'umujyi wa Kigali bazawushyira muri kabineti, umuyobozi wa Kigali umujyi wa Kigali ajya muri kabineti, ntabwo mbitegeka ariko birakwiye. Aba bagabo bo niba ari n'abagore bayobora umujyi wa Kigali bagira inshingano zikomeye n'ibintu baba bagomba gusubiza muri kabineti mbere yuko baza kutubwira ibi nibi. Ntacyo byaba bitwaye umuntu uyobora umujyi, birasanzwe nta birenze. Umujyi wa Kigali nawo ukeneye kujya mu ntuzi, birakenewe agende yumve nyine ajya bazanye amavuta y'imbaraga. So ndumva nta bindi navuga n'ibyo. Ndumva tuva no kuri ingingo na bandi bati perezida wacu aturebera ibikwiye kandi bishyize mu gaciro kandi koko niko kuri. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.